umugisha ni umwuka w'amahirwe uba ku buzima bw'umuntu ufite ubushobozi bwo kumuhesha ibyiza byose bituruka ku Mana. Umugisha ushobora kureberwa ahantu habiri. Umugisha ushobora kureberwa mu iherezo ry'ikintu, ntabwo umugisha ureberwa mu itangiriro ry'ikintu. Ikindi, umugisha wawumenye gusa umenye icyerekezo ibintu umuntu arimo kirimo, aho ibyo umuntu arimo icyerekezo bifite. Ese birerekeza heza, birerekeza habi? Ikintu cyose uzabona kikungura mu by'umwuka, niyo cyaba kiguhombya mu bifatika, iki kintu aba ari icy'umugisha. Ikintu cyose uzabona kikungura mu bifatika kiba ari icy'umugisha iyo kitaguhungabanije iby'umwuka. Musobanurire nibura uburyo burindwi umuntu yavuga ko yungutse mu by'umwuka. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valensi ugarutse muri za nyigisho zigamije guhindura ubuzima bwawe. Twari haciyemo iminsi, muri iyi minsi itambutse ndatekereza ko Imana yabanye nawe, ntabwo tubishidikanyaho ko Imana yabanye nawe. Ngarutse mu nyigisho rero zigiye guhindura ubuzima bwawe. Inyigisho rero nkuzaniye uyu munsi, kuko ushobora kwibaza uti noneho se Valensi ahagurukijwe n'iki uyu munsi? Ikintu kimpagurukije uyu munsi, nje kukuganiza ku ijambo ryitwa umugisha. Niryo jambo tugiye kuganiraho uyu munsi, kuko iri jambo ryakunze guca mu matwi yawe inshuro nyinshi. Wumva abantu bakubwira ngo Imana iguha umugisha, wumva abantu bakubwira ngo kiriya kintu ubonye ni icy'umugisha. Ijambo umugisha ndatekereza ko warisomye muri Bibiliya inshuro nyinshi, kandi ukajya wumva abantu bakunda kurivuga cyane, wenda nawe ubwawe urarikoresha. Ariko uyu munsi ndagira ngo turebe ngo umugisha ni iki, nicyo tugiye kureba, kugira ngo urisobanuke, gutajya upfa kurivuga gusa cyangwa kuribwirwa ariko udasobanukiwe icyo ari cyo. Abantu bafite uko babifata. Mbere y'uko tuvuga umugisha icyo ari cyo, abantu bo bafite ukuntu babifata. Iyo babonye nk'umuntu afite imodoka baravuga bati uriya muntu ni umunyamugisha. Iyo babonye umuntu wabonye akazi baravuga turiya muntu ni umunyamugisha. Iyo babonye umuntu afite etaje baravuga ngo uriya muntu ni umunyamugisha. Iyo babonye umuntu yambara amakositimu meza baravuga turiya muntu ni umunyamugisha. Ni ukuvuga ngo abantu bo bafite uko babifata, ariko buri gihe ntabwo uko abantu bafata ikintu biba bivuga ko ariko kuri. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bafata ikintu mu buryo butari bwo. Ngewe rero nje kugusobanurira mu by'ukuri umugisha icyo ari cyo ni iki. Ushobora kuza kubyumva ugasanga bitandukanye n'uko wari ubizi cyangwa se n'uko wabifataga. Ndagira rero ngo nkurikire, kuko iyi nyigisho ndabizi ko nayo hari ikintu igiye gukora ku buzima bwawe. Iyi nyigisho nuyikurikira iraza kugufasha, kandi ntabwo nshidikanya ko Imana izabana nawe kandi igakora ibikomeye, kuko izi nyigisho zije ku buzima bwawe ni inyigisho zigiye guhindura ubuzima bwawe. Twagiye rero tugiye kuvuga kuri ririya jambo ryitwa umugisha. Umugisha ni iki? Umugisha ni umwuka w'amahirwe uba ku buzima bw'umuntu ufite ubushobozi bwo kumuhesha ibyiza byose bituruka ku Mana. Ndagira ngo ubanze wumve icyo gisobanuro, iyo definisiyo y'umugisha. Ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu ufite ubushobozi bwo kumuhesha ibyiza byose bituruka ku Mana. Uri kunyumva? Icyo nicyo umugisha. Ni ukuvuga ngo uwo mugisha nanone ushobora kuvuga uti si uwo mwuka uba ku buzima bw'umuntu uturutse he, uzanwa n'iki? Iyi ni inyigisho uri ukwayo, tuzareba umugisha uturuka he, uzanwa n'iki, ibyo tuzabibona. Hari inyigisho izatambuka ivuga ku miyoboro Imana icishamo imigisha yayo, kuko Imana ntabwo ipfa gutanga umugisha gutyo ku buzima bw'umuntu. Hari imiyoboro Imana icishamo imigisha yayo. Iyo nyigisho uzayikurikire, ariko uyu munsi turi gusobanura ngo umugisha ni iki. Ibyaho umugisha uturuka n'imiyoboro Imana icishamo umugisha wayo tuzabireba nyuma.
ariko uyu munsi turi kuvuga ku mugisha. Nkubwiye ko umugisha ari umwuka w'amahirwe uba ku buzima bw'umuntu ufite ubushobozi bwo kumuhesha ibyiza byose bituruka ku Mana. Ni ukuvuga rero ngo kuvuga ngo iyo umuntu ariho umugisha w'Imana, iyo umuntu ariho umugisha w'Imana, nubwo ibintu byatangira bigaragara nk'aho bitameze neza, atari byiza, ariko iherezo ry'ibyo bintu riba riri ryiza, cyangwa se icyerekezo aho ibyo bintu byerekeza ni ukuvuga ngo aba ari heza iyo umuntu ariho umugisha w'Imana. Ni ukuvuga rero ngo umugisha ushobora kureberwa ahantu habiri. Umugisha ushobora kureberwa mu iherezo ry'ikintu, ntabwo umugisha ureberwa mu itangiriro ry'ikintu, kuko ibintu bishobora gutangira ubona ari byiza pe, ku buryo abantu bavuga ngo ni byiza rwose, bakavuga ko hari iby'umugisha, ariko ko batazi iherezo ryabyo bishobora kuzarangira nabi, ugasanga bya bintu ni ukuvuga ngo umugisha ureberwa mu iherezo. Ni ukuvuga ngo mu iherezo ry'ikintu nibwo ushobora kumenya ngo iki kintu cyaranyunguye, cyangwa se iki kintu hari ibintu cyanteje imbere mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ni ukuvuga ngo mu itangiriro ntiwapfa kumenya ko ikintu ari icy'umugisha, kereka gusa urebye mu iherezo ryacyo ukamenya ibyo kizasigira uwo muntu. Ikindi, umugisha wawumenye gusa umenye icyerekezo ibintu umuntu arimo kirimo, aho ibyo umuntu arimo icyerekezo bifite. Ese birerekeza heza, birerekeza habi? Ibyo nabyo ntabwo wabimenya, kereka ari Imana ibikubwiye, kereka ari Imana ibiguhishuriye. Naho mu itangiriro ry'ibintu ntabwo wapfa kumenya ngo ibi bintu ni iby'umugisha mu itangiriro ryabyo. Utazi icyerekezo cy'ibyo bintu aho bigana, utanazi iherezo ryabyo, ntabwo wahita ufata conclusion ngo ibi bintu ni iby'umugisha. Ndagira ngo ubyumve neza. Noneho tugiye kureba, hari ikintu nshaka kugira ngo nsobanure hano aka kanya. Ndashaka ngo nsobanure ko nababwiye ko abantu bafite ukuntu bitiranya umugisha. Nababwiye ko hari igihe abantu babona ko umuntu afite imodoka, bakabona afite inzu, bakabona afite akazi, bakabona afite etaje, bakavuga ati uriya rwose ni umunyamugisha, kuko babonye ibyo bifatika afite. Ariko ndashaka kukubwira akantu kamwe utaruzi. Ni ukuvuga ngo ikintu gifatika ntabwo ari cyo mugisha. Nk'ubu tuvuge njyewe Imana mfite nk'imodoka, ubonye umuntu ufite imodoka, ntabwo imodoka ari wo mugisha, ntabwo inzu ari wo mugisha, ntabwo amafaranga ari yo mugisha, ntabwo igifatika ari cyo mugisha. Ahubwo umugisha ufite ubushobozi bwo kuguhesha igifatika, ariko icyo gifatika si cyo mugisha. Ahubwo umugisha ufite ubushobozi bwo kuguhesha igifatika, kuko ushobora kugira ikintu gifatika ariko nta mugisha w'Imana uri ku buzima bwawe. Kugira ngo wenda byumvikane, reka tubanze duse naho tujya muri Bibiliya gatoya kugira ngo ibintu byumvikane. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani 10 umurongo wa 22 ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro wongeraho. Ndagira ngo wumve, ni ukuvuga ngo ubukire ni kimwe mu bintu bishobora kuza ku buzima bwawe bitewe n'umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe ushobora kukuzanira ni ubukire. Ariko ntabwo bivuga buri gihe ko umuntu ufite ubutunzi ariho umugisha w'Imana, kuko tugiye mu Migani 13 umurongo wa 11 baraza kutubwira ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ngo ariko urundarundanya ibintu avunika azunguka. Ndagira ngo wumve, hano batubwiye ngo ubutunzi bw'amahugu. Ni ukuvuga ngo habaho igihe umuntu yaba afite ubutunzi, ariko ubwo butunzi ari ubw'amahugu, atari ubw'umugisha. Wumvise? Mu gihe handi batubwiye ngo umugisha Uwiteka atanga ngo uzana ubukire, ni ukuvuga ngo umugisha Imana itanga ushobora kukuzanira ubukire. Ariko si buri gihe umuntu ufite ubukire bivuga ngo ariho umugisha w'Imana, kuko biterwa n'aho ubwo butunzi bwaturutse, biterwa n'aho ayo mafaranga yaturutse. Ntabwo rero wahita ubona umuntu afite ubutunzi ngo uvuge ngo afite umugisha. Noneho rero ibintu abantu babona, ibintu abantu bakira,
ibintu abantu binjiramo bigabanijemo ibice bibiri. Hari iby'umugisha, hari n'ibitari iby'umugisha. Aka kantu reka nongere nkasubiramo kugira ngo kumve neza. Ibintu abantu babona, ibintu abantu bakira, ibintu abantu binjiramo bigabanijemo ibice bibiri. Hari iby'umugisha n'ibitari iby'umugisha. Ni ryari rero tuvuga ko ikintu ari icy'umugisha ku buzima bwawe? Ahangaha niho bigiye kumvikana neza. Ni ryari tuvuga ko ikintu ari icy'umugisha ku buzima bwawe? Iyo ikintu ari icy'umugisha ku buzima bw'umuntu, icyo kintu kiza kimwungura, kimuteza imbere. Ikintu cy'umugisha kirakungura, kikaguteza imbere, ntabwo kiguhombya. Uri kunyumva? Ikintu cy'umugisha kirakungura, kiguteza imbere, ntabwo kiguhombya. Iyo mvuze rero ngo kirakungura, hano hari ijambo ndimo kumvamo, ndi kumvamo ijambo kunguka cyangwa se inyungu. Ijambo inyungu. Inyungu rero zigabanijemo ibice bibiri nazo. Hari inyungu z'ibifatika n'inyungu z'iby'umwuka. Wumvise? Nakubwiye ko ikintu cy'umugisha kikungura. None nkubwiye ko inyungu nazo zirimo ibice bibiri. Hari inyungu z'ibifatika n'inyungu z'iby'umwuka. Ngiye kukubwira rero uko uzamenya ko ikintu ari icy'umugisha ku buzima bwawe. Bishobora kuba akazi, ushaka kuvuga uti aka kazi ni ak'umugisha, usanga si ak'umugisha. Bishobora kuba inshuti, ushaka kuvuga uti ese iyi nshuti ni iy'umugisha cyangwa si iy'umugisha. Ushaka kujya mu rugendo runaka ukibaza ati ese uru rugendo ni urw'umugisha cyangwa si urw'umugisha. Cyangwa se ukabona umukozi cyangwa ukabona umufasha cyangwa donc ni ukuvuga ngo ibintu biza ku buzima bwawe bishobora kuba iby'umugisha cyangwa ntibibe iby'umugisha. Ni ryari rero umenya ngo ibintu byaje ku buzima bwawe ni iby'umugisha? Ikintu cy'umugisha nakubwiye ko ari ikintu cyiza kikungura. Gishobora kukungura mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere gishobora kukungura mu bifatika, uburyo bwa kabiri gishobora kukungura mu by'umwuka. Ikintu cyose reka nkubwire, ikintu cyose uzabona kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha niyo cyaba kiguhombya mu bifatika. Nagira ngo aka kantu gakurikire, aka kantu kiteho cyane, kararemereye kandi kugasobanukirwa n'iby'ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cyose uzabona kikungura mu by'umwuka niyo cyaba kiguhombya mu bifatika, iki kintu aba ari icy'umugisha. Kabiri, ikintu cyose uzabona kikungura mu bifatika kiba ari icy'umugisha iyo kitahungabanije iby'umwuka. Izi nteruro ebyiri ndagira ngo uzifate mu mutwe. Interuro ya mbere umva ukuntu yavuze. Ikintu cyose uzabona kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha nubwo cyaba cyaguhombeje mu bifatika. Interuro ya kabiri. Ikintu cyose uzabona kikungura mu bifatika kiba ari icy'umugisha iyo kitahungabanije iby'umwuka. Mbere y'uko nsobanurira ibi bintu neza, ngiye kubanza nkusobanurire nibura uburyo burindwi umuntu yavuga ko yungutse mu by'umwuka. Kuko ushobora kuvuga uti se kuri kuvuga ngo ikintu cyanyungura mu by'umwuka, ese nabwirwa n'iki ngo nungutse mu by'umwuka cyangwa se ibyo nabisobanukirwa gute? Tugiye kureba nibura uburyo burindwi twavuga ko umuntu yungutse mu by'umwuka. Uburyo bwa mbere, igihe cyose wakiriye ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, igihe cyose habayeho kwiga cyangwa kwigishwa ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo uba wungutse mu by'umwuka. Aka kantu urakumvise? Igihe cyose wakiriye ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, igihe cyose wize cyangwa wigishijwe ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo habayeho kunguka mu by'umwuka. Iyo ni rimwe. Tujya kuri kabiri. Igihe cyose habayeho isengesho,
hashobora kuba habayeho gusenga cyangwa gusengerwa. Ni ukuvuga ngo iyo biba igihe cyose habayeho ubusabane n'Imana biciye mu masengesho, ni ukuvuga ngo haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo isengesho ryose rikozwe mu kuri no mu mwuka risiga rikunguye mu by'umwuka. Ubu ni kabiri. Tujye kuri gatatu. Igihe cyose habayeho gukiranuka cyangwa guhamya Imana mu bigeragezo, ujye umenya ko wungutse mu by'umwuka. Igihe cyose habayeho gukiranuka cyangwa guhamya Imana mu bigeragezo, ni ukuvuga ngo uba wungutse mu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo gukiranuka no guhamya Imana byungura umuntu mu by'umwuka, ariko iyo ibi bintu bikozwe noneho mu bigeragezo byungura umuntu mu by'umwuka mu buryo bw'indengakamere. Gukiranuka ubwabyo byungura umuntu mu by'umwuka no guhamya Imana, ariko iyo ibi bintu bikoze noneho mu bigeragezo bikungura mu by'umwuka mu buryo bw'indengakamere. Ubwo turi kuri gatatu, twaragiye kane. Igihe cyose habayeho gukora umurimo w'Imana, igihe cyose habayeho gukora ibyo wahamagariwe, umurimo wose wakora wagura ubwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Nk'uko ndimo nigisha ijambo ry'Imana, ubu ndimo ndakora umurimo w'Imana, ni ukuvuga ngo ubu ndimo ndunguka mu by'umwuka, kuko buri murimo wose umuntu akora wagura ubwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo uzamusigira ingororano ikomeye. Uranyumvise? Ubwo tugeze kuri ni kane. Kane ivuze ko igihe cyose habayeho gukora umurimo w'Imana, igihe cyose habayeho gukora ibyo wahamagariwe, igihe cyose habayeho gukora umurimo wagura ubwami bw'Imana, haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Tugiye kuri gatanu. Igihe cyose habayeho gutanga. Iyo umuntu atanze mu bwami bw'Imana agafinansa ibikorwa byagura ubwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Igihe cyose utanze, igihe cyose ugize ibintu ubiba mu bwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Turakomeje. Gatandatu. Gatandatu niyo tugezeho. Igihe cyose habayeho konekisiyo cyangwa se hakabaho guhuzwa n'ibikungura mu mwuka, ni ukuvuga ngo haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Kuko hari igihe habaho konekisiyo cyangwa guhuzwa n'ibikungura mu mwuka, ni ukuvuga ngo icyo gihe haba habayeho kunguka mu by'umwuka. Noneho karindwi, mbivuze muri make ibi bintu mvuze, igihe cyose ukoze igikorwa kinezeza Imana, igihe cyose ukoze igikorwa gihesha Imana icyubahiro, igihe cyose ukoze igikorwa kiri mu bushake bw'Imana, ni ukuvuga ngo uba wungutse mu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibi bintu mvuze nibyo bintu biba ku buzima bw'umuntu, ku buryo yavuga ngo yungutse mu by'umwuka, nubwo nta bifatika yakwerekana ngo wenda mbonye inzu cyangwa mbonye imodoka cyangwa mbonye amafaranga, ariko iyo ibi bintu mvuze bibaye ku buzima bw'umuntu aba yungutse mu by'umwuka. Reka noneho nkubwire ikintu cy'umugisha. No kuvuga ngo ikintu cyose kiguhuza n'ibi bintu mvuze uzamenye ko ari icy'umugisha. Ikintu cyose kigukonekita cyangwa se kiguhuza n'ibi bintu mvuze uzamenye ko ari icy'umugisha. Ngiye gutanga urugero. Nk'ubu ndamutse nkoze urugendo ejo nkajya muri Tanzania, nagera muri Tanzania nkaza guhura n'umukozi w'Imana, ngo nkaza kwiga ijambo ry'Imana muri urwo rugendo nagiyemo, nkaza mfite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana nungutse, ni ukuvuga ngo urwo rugendo rwaba ari urw'umugisha, kuko ni urugendo nigiyemo ijambo ry'Imana, hari ibintu nize bizanyungura mu by'umwuka, ni ukuvuga ngo rwa rugendo ni urw'umugisha, ni urugendo rwanyunguye mu mwuka, nubwo ashobora kuba ari nta mafaranga nahakuye, nubwo ashobora kuba ari nta nzu bampaye cyangwa imodoka, ariko gusa ijambo nigiye aho hantu, ni ukuvuga ngo urwo rugendo ni urw'umugisha kuko rwanyunguye mu by'umwuka. Wumvise? Igihe cyose nkoze igikorwa runaka, ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kiguhuza n'ibi bintu mvuze
kiba ari icy'umugisha kuko kiba kikunguye mu by'umwuka. Kandi wibuke navuze ko ikintu kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha niyo cyaba kiguhombya mu bifatika. Iri jambo rero umuntu ashobora kutarisobanukirwa, ushobora kuvuga ute se ni gute ikintu kuvuga ngo ikintu kinyungura mu by'umwuka ariko kikampombya mu bifatika. Ibyo bintu ushobora kuba utabisobanukiwe. Wenda ngiye gutanga urugero kugira ngo wumve uko umuntu ashobora kunguka mu by'umwuka ariko agahomba mu bifatika. Ngiye gutanga urugero. Nk'ubu nshobora kuba mfite akazi nkora, noneho umuntu wampaye akazi, bosi wanjye, akaza akambwira ngo ubu rero Valens, ndashaka kugira ngo wihakane Imana, wihakane Kristo wemeye. Ashaka kugira ngo nihakane Imana, donc nihakane Yesu. Noneho akambwira ko ibyo bintu nintabikora azanyirukana mu kazi. Akavuga ati nutihakana uwo Yesu uvuga, ibi bintu by'umurimo w'Imana urimo nutabivamo, tuzakwirukana muri aka kazi tugukuremo. Narangiza ngewe nkanga. Donc urumva ikintu kibayeho ni ukuvuga ngo ntakaje akazi nari mfite kuko aranyirukanye, kuko nakomeye mu by'Imana, nakomeje guhamya Yesu. Ni ukuvuga ngo nungutse mu by'umwuka ariko mpombye ibifatika kuko mpombye akazi, mpombye amafaranga nabonaga buri kwezi aturuka muri ako kazi. Ariko nungutse mu by'umwuka kuko nababwiye ko igihe cyose umuntu ahamije Imana, igihe cyose umuntu akiranutse mu kigeragezo, nababwiye ko uyu muntu aba yungutse mu by'umwuka. Amafaranga aratakaye, akazi karatakaye, ariko mpamije Imana mu kigeragezo, ariko ndakiranutse mu kigeragezo. Ni ukuvuga ngo nungutse mu by'umwuka. Kandi wibuke ko neza nkuko nakomeje kubivuga kandi nongera kubisubiramo, igihe cyose nababwiye ko igihe cyose uzunguka, ikintu cyose kizakungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha niyo cyaguhombya mu bifatika. Urwo ni urugero nabahaye, ni urugero mbahaye rwo mu buzima busanzwe. Ariko tugiye no muri Bibiliya kugira ngo turebe nibura muri Bibiliya ninde muntu twavuga wungutse mu by'umwuka agahomba mu bifatika. Urugero hano naguha ni umuntu bita Yozefu, umugore wa Potifari, ubwo ni nyirabuja, yaramubengutse yifuza kuryamana nawe. Noneho Yozefu arabyanga, yanga gucumura ku Mana, yanga gukora icyo cyaha. Ni ukuvuga ngo habayeho kwamburwa ikanzu. Yozefu yasize ikanzu ye arirukanka, yambuwe ikanzu ye ariruka. Ni ukuvuga ngo atakaje igifatika ariko yungutse icy'umwuka. Yungutse icy'umwuka gute? Kuko ahamije Imana, arakiranutse mu kigeragezo. Iki ni ikigeragezo gikomeye yarahuye nacyo, kuko kugeragezwa na nyokobuja, kandi uzi neza ko ibyo akubwiye nubisuzugura hari risike yo kwirukanwa no ku kazi. Yozefu yari yamaze gusobanukirwa neza ko niyo yahomba ibifatika, niyo bamwirukana ku kazi, niyo kanzu amwambuye yayigumana, ariko gusa yungutse mu by'umwuka, yubashye Imana, akomeje guhamya Imana. Yarazi neza ko ibi bintu bizatuma ari iby'umugisha, kandi ko bizarangira neza ahawe umugisha n'Imana. Kandi ngira ngo mwarabibonye, muzi ko Yozefu yaje kuzamurwa nyuma. Ntabwo ngiye kuvuga inkuru ya Yozefu ko yagenze, ariko uzasome inkuru za Yozefu byarangiye azamutse abaye uwa kabiri kuri Farawo. Bitewe n'iki? Yozefu yemeye guhomba. Yozefu yungutse iby'umwuka, yemera guhomba ibifatika ariko kugira ngo yunguke iby'umwuka. Wumvise? Tugiye no ku muntu no kundi muntu witwa Yobu nawe murabizi uburyo yageragejwe, ubutunzi bwe buragenda. Ubutunzi yari umutunzi Yobu, ariko ubutunzi bwe bwaje kugenda bwose bumuvaho, ariko aranga akomeza guhamya Imana muri icyo kigeragezo, kugeza n'ubwo umudamu we yamwegereye rwose agasa naho nawe amubereye ikigeragezo, akamubwira ngo ariko wavumye iyo Mana ukipfira. Ariko Yobu aranga akomeza guhamya Imana mu kigeragezo, kandi urumva ubutunzi bwe bwamuvuyeho, yahombye ibifatika ariko yungutse mu by'umwuka, kuko ahamije Imana mu kigeragezo, akomeye ku Mana mu kigeragezo, yungutse iby'umwuka, ahomba ibifatika. Ndagira ngo rero niba mwarakurikiranye neza inkuru za Yobu, muzi ko Bibiliya itubwira ngo Imana yaje guhira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, kuko Yobu
yemeye guhomba ibifatika ariko kugira ngo yunguke mu by'umwuka, mu kigeragezo yanze kwihakana Imana. Nguko rero uko ibintu bimeze, igihe cyose ikintu cyose kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha, niyo cyaguhombya mu bifatika. Niyo nteruro ya mbere navuze, ndayigusobanuriye neza. Bya bintu 7 navuze, ikintu cyose kiguhesha bya bindi 7 cyangwa kiguhuza na bya bindi 7 twavuze, niyo cyaba kiguhombya mu bifatika, icyo kintu kiba ari icy'umugisha. Nkomeje gutanga ingero byaba birebire, aho ngaho ngira ngo murabyumvise. Reka njye ku nteruro ya 2 navuze. Nigeze kuvuga ku nteruro ya 2, navuze ko nanone ikintu kikungura ibifatika nacyo kiba ari icy'umugisha, ariko cyo kugira ngo kibe icy'umugisha bisaba kuba kitahungabanije iby'umwuka. Uranyumvise neza? Ikintu cyose kikungura ibifatika kiba ari icy'umugisha, ariko cyo kugira ngo kibe icy'umugisha bisaba kuba kitahungabanije iby'umwuka. Kuko ibi nabyo bibaho. Habaho igihe umuntu ashobora kunguka ibifatika ariko agahomba iby'umwuka. Bibaho. Ndareka ntanga urugero nk'abariya abakobwa bicuruza, murabizi bibaho, bita ngo ni indaya bicuruza. Ni ukuvuga ngo umugabo araza akamuha amafaranga menshi, yarangiza akaryamana nawe. Ndagira ngo wumve ikintu kibaye kuri uwo mukobwa. Yungutse ibifatika kuko ahawe amafaranga, ariko ahombye iby'umwuka. Kuko igihe cyose ukoze ikintu kizira mu maso y'Imana, uba uhombye iby'umwuka, niyo wakunguka ibifatika. Igihe rero wungutse ibifatika ariko ugahomba iby'umwuka, ni ukuvuga ngo iherezo ryawe aba ari ribi, birangira nabi. Nubwo muri uwo mwanya ubonye ibifatika, ariko umenye ngo aho byerekeza ni habi, umenye ngo iherezo ryawe ni ribi. Ubwo ni urugero mbahaye rw'umuntu ushobora kubona amafaranga yarangiza agakora icyaha kubw'amafaranga yabonye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yungutse ibifatika ariko ahombye iby'umwuka, bityo iherezo rye ni ribi, bizarangira nabi. Urwo ni urugero rwa mbere ntanze. Ikindi, hari abantu baba bashaka akazi yarakabuze, noneho bikaza kubaho kwigurisha, ibyo bita kwigurisha, agatanga umubiri we agasambana, bakamuha akazi. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yungutse ibifatika ariko ahombye iby'umwuka. Kuko ibifatika yungutse ni ibihe? Bamuhaye akazi azajya ahembwa buri kwezi, agiye kujya abona amafaranga, ibifatika arabyungutse. Ariko ahombye iby'umwuka kubera iki? Kuko akoze icyangwa n'amaso y'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nubwo araza kubona ka kazi akajya ahembwa, ariko ni ukuvuga ngo aka kazi, ni ukuvuga ngo ahombye iby'umwuka, kandi ibyo bizarangira nabi, n'icyerekezo cy'uwo muntu ntabwo ari cyiza. Uranyumvise neza? Wenda reka tujye no muri Bibiliya, ko ushobora kuvuga utari ko se urakomeza kuvuga mu buzima busanzwe, ariko reka tujye no muri Bibiliya, kuko ndabizi ko abenshi baba bashaka kugira ngo tutange ingero muri Bibiliya, ariko burya no mu buzima busanzwe birafasha, kuko ni ubuzima tubamo buri munsi. Ariko tugiye no muri Bibiliya, buriya Bibiliya niba warayisomye, nta muntu uzi wigeze kunguka ibifatika ariko agahomba iby'umwuka, hanyuma ibyo bikazarangira nabi. Ese waba warasomye inkuru z'umuntu bita Yuda? Ibyo warabimenye uko byagenze? Yuda uzi amafaranga yahawe? Amaze guhabwa ayo mafaranga se ntabwo uzi igikorwa yakoze? Ntiyaje kugambanira Yesu? Aje kugambanira Yesu se, ni ukuvuga ngo niba Yuda ahawe amafaranga agambaniye Yesu, ni ukuvuga ngo Yuda yungutse ibifatika ariko ahombye iby'umwuka. Igikorwa cy'ubugambanyi cyo kugambanira Yesu cyamuhembeje iby'umwuka, ariko amafaranga yahawe bigaragara nk'aho yungutse ibifatika. Ariko byarangiye bimeze bite? Yuda yaje kwimanika, ibyo byarangiye nabi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose rero, reka nongere nkubwira aka kantu, igihe cyose uzunguka ibifatika ariko ukabona byaguhombeje iby'umwuka, watakaje iby'umwuka, ibi bintu uzabyitondere. Wumvise? Nguko rero uko ibintu biteye mu buzima. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kikungura mu bifatika kiba ari icy'umugisha iyo kitahungabanije iby'umwuka. Nk'ubu umuntu ashobora kuza akavuga ati rwose Valensi, ndashaka kugufasha, akampa imodoka, akampa inzu, akampa amafaranga menshi, akampa akazi ntari nkafite, akagira ibintu ama bifatika, ariko ntagire ikintu ahungabanya ku by'umwuka. Ntansabe ngo iby'ijambo ry'Imana wigisha bireke, ibyo umurimo w'Imana uwuvemo, ni ukuvuga cyangwa se ntibihungabanye ubusabane bwanjye n'Imana, mbese akampa igifatika gusa ariko ntagire icyo akora ntibihungabanye iby'umwuka byanjye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ni uw'umugisha. Uwo muntu umesha ibifatika ariko ntahungabanye iby'umwuka, uwo muntu ni uw'umugisha ku buzima bwanjye. Ndagira ngo ubyumve rero, ikintu cyose cyiza cyukungura mu bifatika
ariko kitahungabanije iby'umwuka, icyo ni icy'umugisha. ibyo ngibyo ndagira ngo nabyo ubyumve. Donc ni ukuvuga ngo inyungu ni ebyiri, inyungu z'ibifatika n'inyungu z'umwuka. Hari n'icyaza kikungura, byombi bibaho. Ikintu kikaza kikungura iby'umwuka kandi kikakungura n'ibifatika. Nk'ubu umuntu ashobora kuza akavuga ati Valens nkuhaye imodoka, yamara kuma imodoka akavuga ati iyi modoka izajya igufasha no mu murimo w'Imana, ugasanga nungutse ibifatika, imodoka ndayibonye ariko izajya imfasha no mu murimo w'Imana, mbona uko nsenga, mbona uko mbwiriza ijambo ry'Imana gauche ya droite. Ni ukuvuga ngo aho ngaho nungutse byose, nungutse ibifatika ariko n'iby'umwuka. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni inyungu, ni ikintu cy'umugisha mu buryo bukomeye cyane iyo cyafashe ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo gishobora kukungura mu by'umwuka no mu bifatika, cyangwa kikaza kikugura mu by'umwuka gusa ariko mu bifatika ubona kitakunguye. Nakubwiye ko aba ari icy'umugisha iyo kikunguye mu by'umwuka, niyo cyaguhombya mu bifatika. Ariko gusa icyitonderwa ni kuri cya kindi kikungura mu bifatika ariko kigahungabanya iby'umwuka. Iki nicyo cyitonderwa umuntu agomba kwitondera mu buzima bwe. Nguko rero uko bimeze ku bintu bijyanye n'umugisha, umugisha Imana itanga. Ni ukuvuga rero ngo wumve rero ko umugisha ari umwuka uba ku buzima bw'umuntu. Ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu ufite ubushobozi bwo kumuhesha ibyiza byose bituruka ku Mana. Ikintu cyitwa ngo ni icy'umugisha rero nabibabwiye, ikintu cyitwa ngo ni icy'umugisha ni ikintu gisiga kikunguye, gishobora kukungura mu bifatika cyangwa kikakungura mu by'umwuka. Icyo kintu kiba ari icy'umugisha. Nabisobanuye neza, nizeye ko wankurikiye neza nguko uko ibintu biteye. Noneho hano ngiye gusa nkaho mvuga ku bwoko bune bw'abantu, abantu bane, kuko abantu bari mu bwoko bune, nawe uraza kwisanga muri bumwe muri ubu bwoko ngiye kuvuga. Habaho abantu badafite iby'umwuka ntibagire n'ibifatika. Aba bantu babaho n'ubwoko bwa mbere. Habaho umuntu ushobora kuba adakomeye mu by'umwuka, ugasanga ibintu by'umwuka rwose ni umwana, nta bikomeyemo, nta n'ubwo anabibamo, nta n'ibyo azi. Ugasanga rwose iby'umwuka wapi ntabyo agira. Ariko wajya no mu bifatika ugasanga n'ubundi nabyo ntabyo afite, kandi ni n'umukene, nta kintu afite gifatika. Ugasanga nta by'umwuka nta n'ibyo, donc ni ukuvuga ngo nta by'umwuka nta n'ibifatika. Uyu muntu rero ndaza kumugereranya n'umuntu udafite inzu, ntanagire na fondasiyo, nta nzu agira, nta na fondasiyo, nibura ngo tuvuge ngo iyo fondasiyo azayubakiraho inzu. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nuko nicyo namugereranya nacyo, udafite iby'umwuka kandi akaba adafite n'ibifatika. Ni umuntu namugereranya n'umuntu udafite inzu, nta na fondasiyo afite, nibura ngo iyo fondasiyo azayubakiraho inzu. Noneho tujye ku bwoko bwa kabiri bw'abantu. Ubwoko bwa kabiri bw'abantu ni umuntu ufite ibifatika ariko ugasanga iby'umwuka ntabyo agira. Ibifatika, afite inzu, afite imodoka, afite amafaranga menshi, afite akazi abantu babona ko ari keza, mbese mu bifatika abantu babona ko abifite pe. Ariko wajya mu by'umwuka ugasanga wapi, ugasanga uyu muntu ni umunyantege nke mu by'umwuka. Iby'umwuka ntabwo abibamo, ntasenga, nta jambo ry'Imana riba muri we, yibera mu byaha, ariko ibifatika ugasanga arabifite. Uyu muntu rero ufite ibifatika ariko udafite iby'umwuka, uyu muntu ndamugereranya n'umuntu wamaze kubaka, ufite inzu nini nziza pe, ariko iyo nzu ntabwo ifite fondasiyo yubakiyeho. Bivuga ngo uyu muntu ikizabaho ni iki? Nihabaho nihaza umuyaga mwinshi, cyangwa hakabaho icyo twita tremblement de terre, ni ukuvuga ngo iyi nzu izahita yikubita hasi, wa muntu asigare nta kintu afite. Ni ukuvuga ngo iherezo ry'uyu muntu ni ribi, kuko ya nzu izagwa kuko itubakiye kuri fondasiyo ikomeye. Iyi ni kategori ya kabiri rero, ni kategori y'abantu bafite ibifatika ariko batagira iby'umwuka. Tugiye kuri kategori ya gatatu. Kategori ya gatatu rero ni kategori noneho y'abantu bakomeye mu by'umwuka, bigaragara ko bakomeye mu by'umwuka. Ni umunyamasengesho ukomeye, ni umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we, ni umuntu rwose pe bigaragara ko mu by'umwuka akomeye, ni umuntu wirinda icyaha n'igisa nacyo, ni umuntu witwararika ku mategeko y'Imana, akubaha Imana. Ni ukuvuga ngo ni umuntu bigaragara ko mu by'umwuka akomeye, ariko nanone ugasanga nta bifatika afite.
abo nabo bibaho, ugasanga nta nzu agira, abona ibyo kurya ku buryo buruhanije, ugasanga nta modoka, mbese ugasanga bya bindi byose ni umukene rwose pe, ni umukene mu bifatika, ni umukene, ariko mu by'umwuka arakomeye. Uyu muntu rero umva ikintu umugereranya nacyo. Uyu ndamugereranya n'umuntu wamaze kubaka fondasiyo ikomeye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu icyo asigaje gusa ni ukuzamura fondasiyo, ni ukuzamura inzu. Afite fondasiyo ikomeye yazamuriraho inzu, ya nzu ye igakomera ku buryo niyo haza umuyaga mwinshi udashobora kuyihungabanya. Ni ukuvuga rero ngo iyi ni kategori ya gatatu. Kategori ya gatatu ni abantu bafite iby'umwuka, bakomeye mu by'umwuka, ariko badafite iki? Badafite ibifatika. Ni ukuvuga ngo uyu muntu afite fondasiyo deje ikomeye, hasigaye kuzamuriraho inzu gusa, kandi iyo nzu nayizamura, ni ukuvuga ngo umuyaga nuza ntabwo uzayihirika. Ni ukuvuga ngo uyu muntu asigaje gusa kugira ibyo akora, ubundi Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko ye. Kuko iyo wamaze kunezeza Imana uhagaze neza mu by'umwuka, ibyo ukoze byose Imana ibiha umugisha. Icyo asigaje gusa ni ukugira ibintu akora, Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko ye. Iyo ni kategori ya gatatu, ni y'abafite iby'umwuka ariko badafite ibifatika. Kategori ya kane rero tugezeho, ari nayo tugiye gusorezaho, ni kategori y'abantu bafite iby'umwuka, bakomeye mu by'umwuka, ariko ugasanga n'ibifatika bifite. Uranyumvise? Niyo kategori ya kane y'abantu tugezeho. Ni abantu bakomeye mu by'umwuka, bafite iby'umwuka, ariko ugasanga n'ibifatika babifite. Ni ukuvuga ngo uyu muntu biteye bite? Afite ibifatika byubakiye ku by'umwuka. Uyu muntu rero ndamugereranya n'iki? Uyu muntu ndamugereranya n'umuntu ufite fondasiyo ikomeye, noneho yarangiza akayizamuriraho inzu. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite inzu ariko yubakiye kuri fondasiyo ikomeye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu niyo umuyaga uzaza umeze gute, nubwo umuyaga waza ari mwinshi, ntabwo uzashobora guhirika ibintu bye, kuko we afite ibifatika byubakiye ku by'umwuka. Ni ukuvuga rero ngo iyi ni kategori ya kane rero, ni kategori y'abantu bakomeye mu by'umwuka, ariko Imana yahaye n'umugisha w'ibifatika. Wumvise? Nguko rero izindi kategori enye z'abantu. Ni ukuvuga ngo wowe uraza kwisanga muri imwe muri izi kategori mvuze. Noneho ngiye kukubwira ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana iragushaka kuri iyi kategori ya kane. Izindi kategori eshatu navuze, nihagira umuntu uza kukubwira ngo ibi biri mu bushake bw'Imana, azaba akubeshye. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ni ukuba muri iriya kategori ya kane. Ni kategori y'abantu bafite ibintu bifatika byubakiye ku by'umwuka. Voilà. Naho niba ukomeye mu by'umwuka, warangiza ukaba uri umukene, nta kintu ufite, abantu barangiza bakaza bakakubwira ngo ubwo nibwo bushake bw'Imana ku buzima bwawe, aho ngaho ni ikinyoma, barakubeshya. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze gukomera mu by'umwuka, iyo iby'umwuka wamaze kubitunganya, Imana yiteguye guha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Wumvise? Nugira icyo ikora, Imana izaguha umugisha n'ibifatika ubibone, kuko Imana iragushaka. Ibifatika nabyo biradufasha, tuba tubikeneye. Wumvise? Imana irashaka kugira ibifatika byubakiye ku by'umwuka. Iyi niyo kategori Imana igushaka. Rero ngiye gusoza nkusengera kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo ubashe kugira ibifatika ariko byubakiye ku by'umwuka. Wibuka ko nakubwiye ko habaho igihe umuntu agira ibintu bifatika ariko bitubakiye ku by'umwuka, kandi iherezo ry'uyu muntu ntabwo ari ryiza. Niya nzu nababwiye nziza ariko idafite fondasiyo, ibyayo nabibabwiye uko bizayigendekera. Rero wowe Imana iragushaka muri iriya kategori ya kane. Ngiye kugusengera kugira ngo uboneke muri iriya kategori y'abantu bafite ibifatika byubakiye ku by'umwuka. Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndasengera uyu mugaragu wawe wakurikiye iri jambo. Ndakwinginze Mana kugira ngo umufashe, kugira ngo umugisha wawe uboneke ku buzima bwe. Ndakwinginze Mana kugira ngo umube hafi, umukomeze mu by'umwuka, kandi uhe umugisha imirimo y'amaboko ye, kugira ngo Mana ishobora byose, yaba mu by'umwuka umukomeze, ndetse n'imigisha y'ibifatika Mana ayitunge. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Bivuga ngo uyu muntu naramuka ashatse ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo n'ibindi uzabimwongerera. Ndamusabira rero guhabwa ubwami bw'Imana no gukiranuka, ndetse n'ibyo bindi uvuga uzatwongerera nabyo akabyongererwa, akabibona kuko arabikeneye. Mana ndagusaba kugira ngo ubimufashemo, kugira ngo Mana abashe kuboneka muri iriya kategori ya kane. Umuhe imbaraga, umushoboze, umuhe ubumenyi bwose akeneye, ikintu cyose yaburaga mu buzima bwe cyatumaga ataboneka muri iriya kategori ya kane.
reka agihabwe. Ndagushimiye ko ugiye kumufasha no gukomeza guhagararana nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.